ese uyu mwana wibwira ko azibagirwa ibi bintu? Bikorwa hake kandi birashoboka ko ari ubwa mbere bibaye. Uramubona ni umupolisi w'umunyarwanda, uyu ni umwana mutoya nawe ni umunyarwanda. Ibi byerekana urukundo, ubumuntu, guca bugufi ndetse no kugira umutima wa kibyeyi. Iyi foto cyangwa se iyi video birashoboka ko atari ubwa mbere uyibonye, yagiye icicikana ahantu hatandukanye igaragaza umwana ari kuvuza ifirimbi y'umupolisi. Abantu benshi bagiye batiraho comment zitandukanye bati wow, igipolisi cy'u Rwanda gikunda abanyarwanda ndetse n'ibindi bitandukanye, ku buryo n'abastari batandukanye bakomeje kuyishyira ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ha twavuga Rocky Kimomo, umusobanuzi wa filime mu Rwanda, aho yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze nawe agaragaza ko ari ibintu byiza kandi bishimishije kubona umupolisi yaciye bugufi agahereza umwana icyo yashakaga. Uyu mwana rero yegereye umupolisi mu gihe yumvaga ashaka kuvuza ifirimbi. Umupolisi yaciye bugufi yegera umwana arayimuhereza. Umwana wabonaga ko yabishegeye ashaka kuyivuza. Mu by'ukuri umupolisi ntago yigeze ajya kure cyangwa ngo ahunga umwana, ahubwo yaramwegereye aramuhereza arabivuza. Ibyishimo byari byinshi ku mwana akimara kuvuza ifirimbi. Urabona ko ari na mutoya ariko yagerageje kwisimbukuruza kugira ngo yegere aho ifirimbi yarari ubundi ayivuze. Umwana yarayivugije arishima cyane. Mu gihe hari abantu benshi bashobora kubona umupolisi yambaye imyenda y'akazi bakaba bamuhunga cyangwa bakamutinya bitewe n'inshingano aba afite, ariko uyu mwana yaragiye arirukanka ahita amwegera. N'umupolisi yamweretse urukundo, aramwegera amwereka ko ashobora kumuhereza ibyishimo. Umwana yarayivugije arishima. Ese ibi ngibi byerekana iki? Byerekana urukundo, ubumuntu no kumva ko abanyarwanda ari abantu bakwiye ibyishimo. Benshi bakibona iyi video y'abanyarwanda ndetse n'abandi bo hanze bakibona iyi foto byarabanejeje cyane, batera comment bati wow, bati hari urukundo mu Rwanda. Umupolisi yemeye guca bugufi ahereza umwana ibyishimo mu gihe hari abantu benshi baba batinya. Yegera umwana amuhereza icyo yashakaga n'umwana nawe agenda yishimye. Ese uwanga umuto ninde? Ndabashimiye, nge ndi Ntagara Delphine.